ubundi manuka kuntu yabaye nari ndimo ngenda ndimo guhimba indirimbo ubundi ngiye mpimba indirimbo nkayandika ariko nkagenda nyiyumvamo mbese numva ko wenda bindimo kugira ngo mve ko indirimbo iri romantique hanyuma bangonze nyine ndi guhimba indirimbo ndi mu muhanda bangonze ariko wa kabiri namenye ko ndi mu bitaro kwa gatandatu. Intara y'Iburasirazuba uvuka amagizwe n'uturere tungahe? Igizwe n'uturere tungahe? Suturere harya 24 yari 24 bari 14 intara urimo uravuga intara wa sorry numvaga wenda ari nk'ikida sinzi ukuntu nari mbyitiranyije uravuga oya urimo uravuga intara nuyemo igizwe n'uturere 4 akarere ka Nyagatare akarere ka Gatsibo akarere ka Kayonza akarere ka Heda banyuze mu zahabuze ngiye ubundi byo akarere ka Rwamagana sorry nawe mana yanjye ibyo bintu arega Jana umungwani pio nikaswezi nshimira ko subscribe nka kuri Legacy TV hore mu ntara y'Amajyaruguru amajyepfo y'Iburengerazuba abari mu mujyi wa Kigali turashimiye cyane aba diaspora muri Aziya Amerika Oceania ibindi bihugu byose bya Afrika turashimiye abari muri Senegal cyane muri abantu bagabanga kuri Legacy TV. Uyu munsi turi kumwe n'umuntu ukomeye ni umuhanga mugiye kuza kumenya nga kuri Legacy twabwiye ko tuzabamurikira impano nyinshi zitandukanye cyane mukabona ko abana b'u Rwanda bashoboye cyane umwana w'umukobwa hano mu gihugu cy'u Rwanda wo turi kumwe n'uyu nguyu. Akimeze terweri karemera uryivuguta narumuvuba wana wanje ngukire kuma yanjye umenye kugenda witwararika nizagushuke wisigutesha cyuri juru nizagushuke mama wisini bisingo bigutesha inzira kandi nusekerwa n'iminsi ntuzishongore ngo wishyire hejuru utazaba nk'uwabonye shitamba kandi ubwibonere ntabwo isubira inyuma kandi nugera mu bihe biruhanya uzibuke ko iratari ryo herezo wizere ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima bigukomeza umutima nizagushuke wizine iminsi ngo bigutesha inzira nizagushuke mama wisigutesha cyuburi juru. Tumukunde Jidia amakuru yawe ubundi wiri ute? Okay, amakuru ni meza niriwe neza pe nta kibazo. Urakomeye cyane. Tumukunde Jidia ni muntu ki uvuka he mu bana bangahe? Mvuka mu karere ka Kayonza niho kavukire yanjye ariko ubu ngubu nyine kubera gushaka ubuzima famille yanjye iri mu karere ka Gatsibo. Mvuka mu bana batandatu ndi umwana wa gatatu. Umwana wa gatatu. Ababyeyi bo muri bafite? Cyane. Okay, mu rugo kwa Tumukunde Jidia mubanyeho mute hagati y'ababyeyi bawe ndetse n'abana musangiye ubuzima cyangwa se musangiye n'ababyeyi? Okay, umuryango wacu ni umuryango wuzuye urukundo usibye ko nta bushobozi ufite naho urukundo rwo rwose tuba twishimye mu bushobozi bwacu bukeya naho ababyeyi banjye uko tubanye ni neza bishimira impano yanjye gusa bakababazwa nuko mfite imana ariko bakaba badafite ubushobozi bwo kugira ngo mbe nagira ute nayigaragaza cyangwa se nyizamure imenyekane nk'abandi bose. Wageze mu maboko Imana yahaye umugisha kuri Legacy TV uri Imana yaduhaye umugisha wo kuzamura abantu no kugira ngo tubafashe kwegerezwa abantu ahubwo aho ngaho mu bushobozi buke bwawe ufite reka mere nk'usubirimo no kuri ku buzima bwawe wakuriyemo wiyeze ugira amahirwe yo kwiga basi ngo we warangiza na secondaire?
Oya njye narize kabisa mu rugo nabo bakoze ibishoboka byose ngo babe bandihira amashuri hanyuma ndiga kubera ko mu rugo ni abantu boroheje bafite ubuzima mbese ntago ari bwiza pe ntago ari bwiza ni ukuri rero narize ngeze mu wa kabiri segonderi ngiye kujya mu wa gatatu ubwo ndahise nkora impanuka nyine urabibona hano gutya hari inkovu ni impanuka nagize nkoze impanuka rero ngiye mu bitaro ubwo bahise babura uburyo nagiye mu bitaro baratanze mituweli ariko igihe cyo kuyivurizaho kitaragera hanyuma amafaranga bakoresha mu bitaro biba ngombwa ko mvuye mu bitaro ntabwo nigeze mbona ubushobozi bwo kuba nagira ute najya kwiga ubwo nahise njya mu myuga ubwo nabwo nyize nyine ntabwo ibintu bimeze sawa nyine ubwo naciriye mu wa kabiri segonderi impanuka yakoze ari impanuka y'iki ni igare ryari ryangonze ariko byari bitangaje kabisa byari bikomeye ntabwo byari byoroshye reka dusubire mu bitaro none umaze gukora iyo mpanuka y'igare ukagira icyo kibazo cyabakubaye mu mutwe wamaze nk'igihe kingana iki mu bitaro namaze mu byumweru bitatu ikimara kuba wageze mu bitaro urimo kumva cyangwa wagezeyo hari ikindi kintu cyakubaye njyewe ubundi impanuka ukuntu yabaye nari ndimo ngenda ndimo guhimba indirimbo ubundi ngiye mpimba indirimbo nkayandika ariko nkagenda nyiyumvamo mbese numva ko wenda bindimo kugira ngo numve ko indirimbo iri romantike hanyuma bangonze nyine ndi guhimba indirimbo ndi mu muhanda bangonze ariko wa kabiri namenye ko ndi mu bitaro kwa gatandatu uvuga ngo wamaze iminsi nturi muri koma yego Imana yakoze neza ubu nko kwishimira kubera ukuntu yakurokoye ibyo twavuga cyane so amasomo yawe cyangwa se amashuri yawe yacishirije mu wa kabiri segonderi ubuzima hanyuma bwo kuba warangirije amasomo mu wa kabiri segonderi bwaje kumera bute ntabwo byanyoroheye narababaye najya mbona abandi bana bari kujya kwiga nkumva mfite intimba ku mutima nkumva birambabaje bagenzi banjye bagakeka ko nanze nyine bamwe bagakeka ko nanze ishuri ari njye waryanze nyine ibyo bikanira kubabara nkajya numva amarira aretse mu maso naba nandi agiye kwiga gusa numva ko ubuzima bw'isi n'ubundi kubera ko buhinduka uko bukeye n'uko bwije ngomba kubyakira nabayeho mbabaye na n'izi saha mpora mfite intimba y'uko nigeze ngirirwa amahirwe yo gukomeza amashuri ubu ngubu ufite imyaka ingahe ufite imyaka 19 acyari bato ubonye umuntu se akakubwira ati reka nguhe amahirwe ube wajya mu ishuri wumva warishobora ukajya kwiga cyangwa wumva wayamyuga wize kuri wowe ubwawe guhagije njye numva nasubira kujya kwiga kandi ngakora ibishoboka byose uwo muntu agaterwa ishema n'umuntu yafashije akaba yasubira ku ishuri ubu neza amasomo wayatsinda sana cyangwa wageze muri ya myaka kuvuga uti nishakira kuba najya mu rugo oya njye ndashaka gukomeza kwiga ibintu byo kubaka ingo wapi ntabwo numva mbirimo reka none tuve kuri ubwo buzima wabaje tugaruke ku buzima bwawe bw'inganzo bw'umuziki inganzo y'umuziki watangiye kwiyumvamo nka ryari inganzo y'umuziki ubundi ngiye mu rugo mbabwira ngo nabyirutse namenye ubwenge babona afite impano yo kuririmba ariko ngiye ubwanjye mbizi ko nayo mfite imyaka 12 nibwo natangiye gukora indirimbo nkumva indirimbo yanjye irafatika nyine ukuntu kuri iki kuririmba aribyo byakujemo kumva ushaka kuririmba like ntukunde nk'abandi bakobwa bakuraga ubisiga utuvuta litero to make up wo kumva kuririmba nicyo kintu cyiza kuri wewe ngewe impamvu nakuriye mu buzima bworoheje kandi bubabaje nakumva ibiganiro mu rugo bafite abandi bana tugendana nakumva ibiganiro bafite nabi by'iwabo nkumva mbese birambabaje kandi ngewe nakuze ndi umuntu wumva nshaka kuririmba gakondo bitewe n'uko mbona mu iki gihugu cyacu abantu bamwe nyine ibintu bya gakondo by'umuco gakondo ntabwo bakibiha agaciro ariko njye mba numva ndirimo neza pe indirimbo wahereyeho bwa mbere urayibuka se ukiri umwana yego ndayibuka ariko indirimbo nahereye mfite imyaka 11 ni indirimbo y'urukundo urukundo turawuzanye mu turimo turacyari mu bya gakondo ndirimbira indirimbo bimwe mu ndirimbo zawe ufite ubu ngubu wumva ukunda niyo uririmbye ukumva amarangamutima kuri araje akubikije bya bihe byawe cyangwa se ubuzima bwawe ubayemo yego ubuzima bwo mu isi ntibworoshye ubuzima n'amayobera hejuru akira ejo bundi ugakena ejo ukishima ejo bundi ukababara isi nisakaye buri wese yafirwa kandi ubambisi
nakurura bucya bucya n'ayandi ntawamenya yawe ni nayo mpamvu dukwiye gufashanya dufashanye tubahane ubuzima burahinduka abakomeye n'aboroheje mu buzima dukwiye gufashanya nawe umenya aho bwirageze nawe uzatura nk'umusozi dufashanye twubahane kubaho n'ukuba nisakaye buri wese yafirwa kandi ubambisi nakurura bucya bucya n'ayandi ntawamenya yawe ni nayo mpamvu dukwiye gufashanya dufashanye twubahane ubuzima burahinduka. Indirimbo irimo ubutumwa bwiza cyane. Iyi ndirimbo niwe wayandikiye? Iyi ndirimbo ni njye wayanditse. Waririmbaga ku buzima ko buhinduka, wumvaga ari wowe uririmba uvuga uti hari icyizere kizabaho nanjye ubwanjye hari ikintu nageraho? Njyewe ubundi numvaga ari nk'inzozi zanjye kuba umuhanzikazi, kandi ikindi numvaga ko ubuzima buhinduka. Impamvu iyi ndirimbo nayikoze ni ukubera ko muri njye numva nshaka kuba umuhanzikazi kandi nkabona ubushobozi nabwo, ariko nkiremamo icyizere. Niyo mpamvu nakoze indirimbo ko ubuzima buhinduka uko bukeye n'uko bwije. Iyo ndirimbo uyihimbye ababyeyi bawe bigeze bayumva? Yego, mama narayimubwiye mbere yuko nkora indirimbo, ubundi nkahita ngenda ngasangiza mama akambwira se iyi ndirimbo ni nziza cyangwa si nziza. Ikintu cyose mba numva iyi ndirimbo yose nkoze mama imutera ishema pe, sinzi impamvu niba ari uko aba ari nziza cyangwa n'agahinda, kandi byuzuyemo n'agahinda bitewe n'uko nta bushobozi afite. Akimara kuyumva rero wavuye muri studio wayikoze, ni iyihe reaction yagize? Ni iki yakubwiye? Okay, nkigera mu rugo nyiva muri studio nageze nsuhuza mama arishima, acuranga indirimbo. Maze kuyicuranga ikintu cyamubayeho yaretse amarira mu maso, ariko njye ngamugaragariza ko nishimye. Indirimbo yicuranga ko bwije nuko bikeye, ariko nanjye nareba agahinda afite, nkajya mu cyumba ngasaba Imana bavuga ngo Mana ni wewe wamanze umani n'ubuhanzi, ndakwinginze uzamfashe byibuza impano yanjye izagaragare mama muhoza y'amarira arimo kurira. Haba hari ukuntu se iyo ndirimbo yawe yakiriwe noneho ukavuga uti ndamwenyuye bwa buzima bwanjye ndihora ndirimba, koko bushobora kuba bwahinduka bitewe n'indirimbo cyangwa se bitewe n'umuziki ninjiyemo? Iyi ndirimbo nishimye namwenyuye ariko ndi muri studio, ubu narayirimbaga nkumva n'agahinda karanyisha, ariko ndi muri studio byibuza navuze ngo no kuba nateye intambwe nkajya muri studio, izi nazo ni nk'inzozi, ni intambwe nateye. Nari ndi kuri studio ndi kuririmba nkumva mbese amarangamutima aramfashe bidasanzwe pe. Yes. Kuri hono impumbero yawe ku muziki wawe wumva ari iyihe? Intumbero yanjye ku muziki wanjye, njye mba numva umuziki wanjye nshaka icyo nshaka gukoresha, ndashaka kuba nayikora indirimbo za gakondo, mbese indirimbo zanjye zikamara ahantu hose nkafasha, mbese mba numva ndamutse ngize n'amahirwe yo kuba koko byashoboka, mba numva bidashoboka bigashoboka, mba numva nafasha n'abandi bana bafite impano ariko badafite ubushobozi, nkabafasha nabo bakagira aho bigeze. None mu Rwanda cyangwa se ku isi hose ndufata nka role mu kuririmba ku buryo uvuga uti uyu muntu aramfasha koko mu miririmbire yanjye ndetse n'imyandikire yanjye? Okay, umuntu mfata mbese nk'icyitegererezo cyanjye ni Clarisse KARASIRA. Uwo niwe muntu mfata nk'icyitegererezo kubera ko Clarisse ndamukunda cyane, n'indirimbo ze zinyura umutima wanjye. Ikindi niyo ndimo kwandika indirimbo cyangwa ndimo guhimba niwe mfatira icyitegererezo. Clarisse KARASIRA ni nk'icyo akora mu buzima bwawe ukabona koko cyakwiye guhindura ibintu byinshi ariko abantu bakaba batakibona? Clarisse yigisha abakobwa b'urubyiruko cyangwa se n'abandi bose kwifata ndetse no kwiyubaha. Mbese abanyarwandakazi ikintu abashishikariza mu bigaragara, arashaka ko tugumana umuco gakondo, arashaka ko tuba abanyarwandakazi bimitse, ariko nyine twebwe ntabwo, bamwe muri twe ntabwo tubaha agaciro ku Clarisse. Ngenda byemera pe cyane ndetse.
ubu ngubu Imana iramutse igukoreye cyangwa se kugiriye impuhwe ugahora na Clarisse KARASIRA n'icyo wamusaba? Ikintu namusaba cya mbere namanza nkamushimira ibyo adukorera, mbese ibintu byiza tugezaho. Ikindi nakora namusaba ko twakorana indirimbo byibuza tukaganira, ubundi tugakorana indirimbo njye nawe turi kumwe. Ibyo byaba ari nk'inzozi kuri njye, sinzi niba byanashoboka. Bizanashoboka, hakidashoboka reka. Okay, Imana ibikoze, ubundi Imana niyiduhanga kandi bizazaza hacu hari byanashoboka. Tumeze nkaho gusoza iki gice cyo ku muziki wawe tukinjira mu gice cya kabiri, ikindi cy'ikiganiro cyane mfite iririmba ya ndirimbo nkunda nigeze mbere wanyumvishije tujye gutangira ikiganiro ndetse tujyamo ubupfura se iyo ngiyo kubera iki ukunda se ubone imbere ya byose, kubera iki ukunda ariko sinzanuvuga kwigira ihabara ngo niba ari kubona iby'isi nyine bira kubona iby'isi bikagushuka wajya kwigira ikintu utari cyo. Okay, ndabyumva. Era ndirimbo nayikoze kubera ko mama iteka ryose yari nimugoroba anyicaza ahantu iyo tugiye kuryama mbere ko dusenga, akamanza akambwira ati mwana wanjye urabona ubuzima bwo n'isi abakobwa benshi nta gaciro bagiha ababyeyi babo, ndetse njye noneho nahise nishyira mu mwanya w'ababyeyi. Nayikoze nkaho nakayibwiye umwana wanjye. Ibyo nabikoze mu mwanya wo kugira ngo mbaye mfite umwana, niyo nama namugira n'abandi babyeyi bose bafite abana. Gakobwa kanjye keza k'imfura, dore uragiye gushaka ubuzima, mwana wanjye yizire nguhane ngaho sasa kabero mfura y'i Rwanda, nkubwira amabanga naguhishiye, naguhishiye. Dore isi yacu y'amezi amenyo udacunze neza yaguhekenya, rero mwana wanjye urazi ubupfura, dore umuco narawugutoje, rero mwana wanjye uzahinduke wigire ihabara, uzaharanire kubana n'abantu, uzubaha abakuruta n'aburuta, uzasigasire agaciro kawe mwana wanjye, agaciro kawe uronye kandi mwana wanjye uzahirwe n'ubuzima ugere kucyo ushaka, ariko nanone numara kubibona ntuzibagirwe inshuti n'imiryango n'abo bakobwa mwakuranye, uzababere n'akarugero, ntuzashire impumu ngo wibagirwe icyakwirukansaga ubizirikane, rero mwana wanjye urazi ubupfura, dore umuco narawugutoje, rero mwana wanjye uzahinduke wigire ihabara, uzaharanire kubana n'abantu, uzubaha abakuruta n'aburuta, uzasigasire agaciro kawe mwana wanjye, agaciro kawe, rero mwana wanjye urazi ubupfura, dore umuco narawugutoje, rero mwana wanjye uzahinduke wigire ihabara, uzaharanire kubana n'abantu, uzubaha abakuruta n'aburuta, uzasigasire agaciro kawe mwana wanjye, agaciro kawe, uzasigasire agaciro kawe mwana wanjye, agaciro kawe, uzasigasire agaciro kawe mwana wanjye, agaciro kawe. Uzi ko indirimbo wayindirimbiye kumva ngiye kurira n'ubu indirimbo nziza cyane, nziza pe. Okay, ni byiza pe, nanjye ingofero kodesha kuri wowe. Urakoze cyane, uzahirwe mu bizakora byose. Urakoze cyane pe, ndagushimiye. Tujya mu gice cya kabiri rero cy'ikiganiro aho mubaza ibibazo ugatunsubiza
umeze nk'udategereje igihe kirekire. Icya mbere ni iki ngiki, kuri wowe ubona umwana w'umunyarwanda akwiye kwambara ate, umwana w'umwarikazi? Mbona umwana w'umunyarwandakazi akwiye kwambara imyambaro ihisha intege ze, mbese imyambaro igeze ku maguru. Kandi ikindi mbona umwana w'umunyarwandakazi agomba no kwitwararika, akaba ari babana, dore usanga abana b'abakobwa bamwe yafunze inguni, ibintu nk'ibyo. Njye numva umwana w'umunyarwandakazi ari umwana ugomba kuba icyitegererezo muri Afurika yose, akaba ari umwana wambara imyambarire ikwiye, mbese idateye isoni, idakojeje isoni, ni imyambarire igeze ku maguru. Kuri wowe umuco nyarwanda ni iki? Umuco nyarwanda ntabwo, ubundi hari abantu bumva umuco nyarwanda wamugani bakanabyita. Umuco nyarwanda ni ukwiyubaha, ukubaha mugenzi wawe, ukubaha abandi, ukiyubaha, ukanubahisha n'undi wese. Mbese iyo wiyubashye n'undi wese arakubaha, ntabwo uzubahwa utiyubashye. Rero niba wiyubashye, ukubaha abandi, ugaca bugufi, ikindi ukitwararika, ukabera intangarugero abandi bakobwa bagenzi bawe, ndetse ukanabigisha, kabane n'ubwo batakumva cyangwa se ngo babyumve, kubera ko muri iyi si mbese mbona ngewe umuco usa nkaho uri gusendera. Ariko rwose umuco nyarwanda ni ibyo ngibyo, kuwubaha, ukubaha abandi, ndetse ukaba intangarugero mu bandi bose. Nk'ubu hageze umuntu ugukunda nko muri iki kiganiro akagusaba kugira inzu ndangamurage y'u Rwanda usura, aho wamusaba ni hamwe gusa? Inzu ndangamurage, ibyo by'inzu ndangamurage ubundi ngiye kubera ko ndakubwiye ko ndi mu buzima buciriritse, ibyo sinigeze byitaho cyangwa se simbizi neza, ntabwo mbizi. Ahubwo ngiye umuntu nabona ikintu namusaba urakizi, ni uko twajya gusura ngo ahantu Ruganzu yabaga niho nshaka kuzagera. Ruganzu yabaga? Ubwo no ku kirenge cye? Yes, ku kirenge cye. Wow, ibyo ngubu ujye gusanzira n'abantu biti Rulindo? Yego, aho niho nshaka kuzagera, ahantu Ruganzu yabaga. Uzagera. Nk'ubu ngubu mama wawe aramutse agusabye ikintu umukorera, igihe wowe ubonye ubushobozi bw'amafaranga, ni icyo wamukorera? Ikintu namukorera mama, ikintu mbona nashaka kandi ashaka, mbona kimurimo gusa, sibyo ko ntabwo mpfa kukimubwira, ndabibona nk'icecekera gusa, nkatuza nk'umuntu nangize ubwenge nyine. Nahita ikintu nakora namukura mu nzu arimo nkamushyira mu yindi nzu. Aho ngo bakirenze? Yes. Wow, umukobwa w'ubupfura kabisa. Ubundi Imana izagukiza kubibona. Murakoze cyane. Urakoze ko ari agace ka kangahe, reka dutumere nk'abasoza noneho. Ngiye kubaza ibibazo bitatu, uraza kunsubiza, wowe unaturirimba indirimbo dusoze, nkajyana n'ubutumwa uza gutanga ku bantu benshi batandukanye. Yego. Sibyo? Ya. Bambwiye ko wagarukiye mu wa kabiri. Nta n'agafaransa n'agacyuzi? Agafaransa? Maze imyaka ingaheda, imyaka 3 niga, ariko nyine nagerageza wane. None ibintu ngiye kukubwira ukabisubiramo sare bikazese? Ko sawa nta kibazo. Uramvugira ngo 5 chez chassé 6 chats. 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 5 chez sachet 6 chats. Chassé. Sachet. 5 chez sachet 6 chats. Ubango icyo cyose mu Kinyarwanda? Ntabwo mbizi nyine. Ubango ni imbwa 5 zahize. Ubwo harya ni bavuga injangwe, bavuga ipusi mu Kinyarwanda? Injangwe zagize imbwa 5 zahize, injangwe ubwo ni 6. Icyo bisobanuye? Ibyo bisobanuye iki, kubera icyo uvuze ngo imbwa 5 zahize injangwe 6? Hari amagambo mu Kinyarwanda bitaga amagorane. Nyine amagambo kuyasubiramo biba bigoye. Rero umuntu abikora kugira ngo arebe niba bishobora kuba wenda ngo nishiki bibiri cyanyara bibiri n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Kugira no mu Gifaransa ziba. Uzurya inzuzi. Tizondya uzurya inzuzi. Agusubiremo. Tizondya uzurya inzuzi, sibyo? Yes. Ugenda mu muhanda. Ya byatari wana. Icya kabiri ni iki ngiki. Intara y'Iburasirazuba uvuka amagizwe n'uturere tungahe? Igizwe n'uturere tungahe? Suturere harya 24. Yari 24, bari 14. Intara. Urimo uravuga intara wa. Sorry numvaga wenda ari nk'iki da, sinzi ukuntu nari mbyitiranyije. Uravuga oya urimo uravuga intara nuyemo. Igizwe n'uturere 4. Akarere ka Nyagatare, akarere ka Gatsibo, akarere ka Kayonza, akarere ka Heda. Ngiye ubundi byo
akarere ka Rwamagana. Sorry nawe mana yanjye ibyo bintu arega ngaho ubwo mbwira bimenye ubutanzara. Gatare, Gatsibo, Kirehe, Rwamagana, Bugesera, ndetse na Ngoma. Ibyo byonyine bikananira. Okay. Nk'iyo wumvise umuntu avuze ngo TikTok wumva ari iki? Umuntu avuze ngo TikTok. Nyine TikTok wumva ari nk'iki? Ibyo sinjye numva n'abantu babivuga. Ni nawe mbyumva nyawa. Wose Facebook. Facebook numva ari imbuga nkoranyambaga. Urubuga nkoranyambaga nyine. Ngaho turirimbire dusoze. Ngiye kuririmba indirimbo y'igihugu basi. Igihugu? Yego. Kuririmba nta kibazo rwose. Rwanda rwacu rutemba amata n'ubuki, isoko y'ubwiza n'umunezero, ni wowe mfuruka y'iterambere ku banyarwanda dutuye uru Rwanda. Nanjye ndagenda umunyarwandakazi, reka mvuge ibigwi byawe nivuye inyuma. Mubyeyi mwiza muyobozi w'u Rwanda Paul Kagame nyakubahwa, wabaye intwari kandi uri intwari nk'ukuri ingofero, uri umutarutwa waduhaye akabando ducumbagiriraho iterambere, ni wowe turikesha. Mubyeyi mwiza muyobozi w'u Rwanda Paul Kagame nyakubahwa, wabaye intwari kandi uri intwari nk'ukuri ingofero, uri umutarutwa waduhaye akabando ducumbagiriraho iri terambere, ni wowe turikesha. Ese uru Rwanda warunganye iki? Ibyiza byarwo wabinganye iki? Hoya ntacyo gikura he, dufite umubyeyi mwiza uturera, uwo mubyeyi ni ntari idategwa mu nzira z'inzitane ishakira inzira. Mubyeyi mwiza muyobozi w'u Rwanda Paul Kagame nyakubahwa, wabaye intwari kandi uri intwari nk'ukuri ingofero, uri umutarutwa waduhaye akabando ducumbagiriraho iri terambere, ni wowe turikesha. Uzi ko uvuze indirimbo y'u Rwanda y'igihugu ngahita numva yayindi turirimba nyine usanga Rwanda nziza. Urantunguye cyane. Niko cyifuje kuririmba ku mubyeyi wacu Paul Kagame. Perezida Paul Kagame ibikorwa dukorera ndetse ni ibikorwa byiza, ndamukunda, akora ibintu byinshi ndetse agerageza no gufasha. Kagame ndamukunda, igihugu cyacu akitaho, aduha icyo dukeneye, aduha amata, dore ko ndi n'uwo mu Mutara nyine mbona haba inka nyinshi, amata, mbese niwe tubikesha iterambere ryose. Kabone nubwo naba nafite ubushobozi, ariko hari abo nzi bafite ubushobozi, kandi umuntu wese niba mvuga se ngo ubuzima burahinduka ngo dufashanye, nzafasha umuntu azamfasha nawe atifashije, ahubwo kwa ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda aduha ubufasha akadufasha, ni nayo mpamvu nsongamo nkavuga ngo dufashanye, kubera ko nawe nicyo cyitegereza duha cyo gufashanya, kubahana, kwitanaho, ibintu nk'ibyo. Ndamukunda cyane. Merci beaucoup. Ubutumwa bwawe bwatambutse. So dusoza rero bwa nyuma y'ikintu cyane mubwira abadukurikiye aha ngaha, abakwishimiye, abagukunze, utanga ubutumwa bwa nyuma kuri wowe. Abantu bankurikiye, abantu banyishimiye, ndabashimiye cyane, mwakoze kureba, ndabashimiye cyane, sinabona n'uburyo mbivuga, kubera ko kuba nicaha nabyo ni nk'inzozi kuri nge, ni ibintu natekereza ko nabyo byashoboka rwose. Ndabashimiye, kandi ikindi muharanire kuba mwakora nyine za subscribe, ubundi tukaba twagira ute, natwe twagira icyo twigezaho, mukamfasha, impano yanjye ikagaragara, nanjye nzabatera ishema rwose. Ntabwo nzigera numa mukorwa isoni, mukorwa n'isoni, ntanjye nzabatera ishema kabisa. Bavuze ngo bakora iki? Bakorwa n'isoni kubera iki? Subscribe. Wakoze cyane. Sara dukurikira ngaha kuri Legacy TV, twagira ikiganiro cyiza kiryoshye na tumukunde Jidia, njye nitwa Clarisse KARASIRA.
murabiza nka kuri Legacy TV turavuga ngo better together, byiza turi kumwe twese dufashe kubigeraho, kandi dukomeje kubashimira ibyo mukomeje kutureba, view yanyu turayibona, za subscribe turazibona, so mureke dufashe tumukunde Jidia, tumukorereshe ibintu bye bigaragare, n'uwo yavuze ashaka guhura na Clarisse KARASIRA munayimugezaho kugira ngo abone ko hari umwana w'umukobwa wamwishimiye kandi umukunda, tuye ko yanasubira no ku ishuri. Jidia, wakoze Imana igumugisha. So murakoze abari badukurikiye, mugubwe neza kandi Uwiteka akomeze kubandindira. Bye bye.